Reka mbasuhuze ndetse mbifurize kugubwa neza aho muri hose hirya no hino. Iyi ni Drone Boy Official, naho ngewe ndi Drone Boy. Reka mbibutse gukora subscribe, like ndetse na share kugira ngo mujye mubasha kugenda mubana natwe mu makuru yacu ya buri munsi. Amakuru yacu rero uyu munsi ni amakuru yo ku mihanda. Amakuru yacu yo ku mihanda y'uyu munsi reka tuyatangirire mu karere ka Nyarugenge. Abatuye mu murenge wa Nyakabanda aha ni mu karere ka Nyarugenge baravuga ko bahangayikishijwe n'ikibazo cy'umutekano muke baterwa n'insoresore zibatega zitwaje ibyuma ndetse zikanambura abaturage zikanabakomeretsa. Ibi babitangaje ubwo bataga muri yombi bamwe mu bakora ubujura bari bamaze guteragura ibyuma umuturage warutashye ndetse bakanamwambura. Aha rero ni mu karere ka Nyarugenge ahazwi nko mu murenge wa Nyakabanda. Amakuru yacu kandi reka tuyakomereze n'ahangaha mu karere ka Gasabo. Mu karere ka Gasabo ubushinjacyaha burasabira abantu batandatu abarimo abayobozi b'umudugudu wa Uraruraza mu kagari Kangara mu murenge wa Bumbogo igihano cy'igifungo cy'imyaka 7 n'ihazabu ya miliyoni 3 kuri buri umwe ku byaha bubarega bifitanye isano n'umuturage wigeze gufungirwa mu biro by'umudugudu hari n'ihene yazanwe nk'ikimenyetso cyagombaga gushingirwaho akorerwa dosiye y'ubujura. Aha naho ni mu karere ka Gasabo ahazwi nko mu murenge wa Bumbogo niho ubushinjacyaha bwari burimo burashinja buvuga ko aba bantu batandatu ndetse barimo n'abayobozi b'umudugudu ko bagomba gucibwa ihazabu ya miliyoni 3 byibuza kuri buri umwe. Reka nambuke gatoya amve mu mujyi wa Kigali nerekeze mu ntara. Ni inkuru itangaje ariko ibabaje n'umugabo wo mu murenge wa Bweramana muri Ruhango. Uyu mugabo yitabye Imana nyuma yo kujyanwa kwa muganga igitaraganya biturutse kuri kanyanga. Bivugwa ko yasangiraga na mugenzi we bari bafite akajerekani kayo ka 15 bari batoraguye mu ishyamba aho kari gahishe, bityo barakanywa biza kurangira umwe muri bo yihutijwe kwa muganga igitaraganya ariko birangira yitabye Imana. Ibi bikaba byabereye rero mu murenge wa Bweramana ahangaha muri Ruhango niho ibi byaje kuba abibera. Mbere yuko ninjira muri bombori hagati y'uwitwa Marina ndetse n'uwitwa Yampano, reka mbanze mbaze uyu mufana w'ikipe y'igihugu Amavubi ni nyuma yuko atsinzwe na Nigeria ibitego 2-0 ndetse akaza kunganya na Lesotho hano mu gihugu cy'u Rwanda igitego 1-1. Ese uyu mufana w'Amavubi yabyakiriye ate? Ura mu pasiteri wahanuye nka Amavubi azajya mu cyisi abi Kigali cyangwa Abanyamasheke. Hanyuma ntaburakoze ikindi nduguhamagaye. Hanyuma ikindi kibazo gihari wamaze icyo ndi kuvuga ni kimwe. Uwo mupasiteri nashaka abe yareretswe cyangwa yararose ariko naduha wowe wasinze mwana wowe wasinze. Hanyuma ati cyo ndi kukubwira ariko n'ubundi abantu batize bararushya, reka turogoye n'imugire. Rurageretse hagati y'uwitwa Yampano ndetse na Marina Debora. Reka mbanze mbabwire uko ibyo Yampano yaje gutangaza, ubundi mbabwire imva n'imvano y'ibi bintu. Uwitwa Yampano ati ntabwo numva ko nzongera kuyikoraho, hoya rwose ati ngiye gushaka indirimbo nayisimbuza, buriya ibintu bidakunze urabireka. Ayo ni amagambo uwitwa Yampano yaje gutangaza nyuma yuko iyi ndirimbo Urwagahararo yaje kuba isibwa. Iyi ni mbibutse ko ni indirimbo yari yasohotse kuri EP witwa Yampano cyangwa se extended play yari yashyize ku rubuga rwa YouTube ndetse n'izindi platforms zitandukanye. Ubundi byagenze bite kugira ngo Marina afate icyemezo cyo gusibisha iyi ndirimbo yitwa Urwagahararo yakoranye n'uwitwa Yampano? Ubwo Marina yaramaze kubona indirimbo Urwagahararo yakoranye na Yampano ku mbuga zicurangirwaho imiziki, nyamara bari barumvikanye ko izasohoka iherekejwe n'amashusho yayo. Marina rero yananiwe kwihanganira iyi ndirimbo yakoranye na Yampano, yagiye hanze atabizi ndetse ikasohoka mu buryo bw'amajwi gusa. Yasabye YouTube ko yakuraho iyi ndirimbo kugira ngo banze baganire mu isohoka ryayo. Si ibyo kandi gusa, yavuze ko kuganira na Yampano bakareba uko iyi ndirimbo yasohoka mu buryo bwumvikanyweho byaba byiza cyane kurushaho. Yampano wemera ko yasohoye iyi ndirimbo
ndirimbo atabwiye Marina cyane ko yateganyaga ko bazayikorana amashusho muri Mata 2025. Hawe ahamya ko yumvaga ko atazongera kuyikoraho cyane ko hari ibyo atabashije kumvikanaho n'uwitwa Marina Deborah. Kuva mu ikorwa ryayo indirimbo ahamya ko agiye gushaka ko kuva ukubwo gukorwa kw'indirimbo yakoranye n'uwitwa YAMPANO. YAMPANO yamaze kuvuga ko agiye gushaka ko yayisimbuza indi kuri EP ari yamaze kuba akora agashyira ndetse ku rubuga rwa YouTube n'izindi mbuga ze nkoranyambaga. Ngayo rero nguko uwitwa YAMPANO n'uwitwa Marina Deborah, ibi ni bimwe mu bintu barimo biravugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe bati ni prank cyangwa se si prank cyangwa se n'ubundi buryo, ariko igihari nuko uwitwa Marina Deborah ndetse na YAMPANO hari ibyo batumvikanyeho mu ikorwa ry'iyi ndirimbo yitwa Urwagahararo, ndetse bituma urubuga rwa YouTube ruyisiba rukayikuraho abisabwe n'uwitwa Marina Deborah. Hanyuma reka twambuke mbabwire ko mu gihugu cya Uganda by'umwihariko mu murwa mukuru i Kampala haramutse hagwa imvura yateye umwuzure ndetse ibikorwa bimwe na bimwe birahagarara. Ni kuri uyu munsi rero byaje kuba biba ku mvura yaramutse igwa mu gihugu cya Uganda mu murwa mukuru i Kampala, ikaza gutuma hari ibikorwa bimwe na bimwe bidakorwa kubera umwuzure abwo amazi yari yuzuye mu mihanda igiye itandukanye y'iki gihugu cya Uganda. Nyiri muri Uganda kandi imbuga zose nkoranyambaga ibinyamakuru byose birimo birandika inkuru y'uwitwa MUHOOZI ndetse n'uwitwa BOBI Wine. Ese byaje kugenda gute? Ni nyuma y'igihe kirekire uwitwa General MUHOOZI Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF, asabye uwitwa BOBI Wine ko bazahurira mu mukino w'itera amakofi. Uyu muhanzi akaba n'umunyapolitike mu gihugu cya Uganda witwa BOBI Wine yemeye ubusabe bw'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General MUHOOZI Kainerugaba, ubwo yamusabaga ko bazahurira mu mukino w'itera amakofi. Byose byatangiye ubwo ku munsi w'ejo uwitwa General MUHOOZI Kainerugaba yandikaga ubutumwa ku rubuga rwe rwa X agira ati kwica Bobi ni akazi koroshye cyane. Ati kwica Bobi ni akazi koroshye cyane. Ati biroroshye cyane. Yavuze ko akunda iteramakofi, amutuye mu mikino y'iteramakofi kugira ngo tuzayihuriremo. Nyuma y'amasaha make uwitwa BOBI Wine nawe yaje kumusubiza yemera ubusabe bwe, avuga ko naramuka atsinze azahita areka politike, naramuka atsinzwe azahita areka politike, ariko kandi nawe naramuka atsinze uwitwa MUHOOZI azahite areka ibiyobyabwenge. Ayo rero namwe mu magambo abagabo bombi bakomeje kugenda baterana, n'abagabo bakomeye cyane mu gihugu cya Uganda. Umwe ni umugaba mukuru w'ingabo, undi ni umunyapolitike wiyamamariza kuzayobora iki gihugu cya Uganda. Nubwo amaze gutsindwa mu matora ashize, ubwo aheruka gutsindwa muri aya matora n'uwitwa nyakubahwa perezida wa Repubulika y'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Ayo rero namwe mu magambo ari kugenda atuma ibinyamakuru byo mu gihugu cya Uganda byandika ibindi bigatangaza. Reka twambuke dukomereza amakuru yacu ahandi hantu hagiye hatandukanye. Reka amakuru yacu ujye ku mihanda nyakomereze mu gihugu cya Ghana. Abenshi mwamumenye muri iki cyumweru ubwo yizizaga isabukuru y'amavuko y'imyaka 40. Bamwita Richard Kwaye ni rwiyemezamirimo mu gihugu cya Ghana. Uyu muherwe uherutse gukora ibirori by'akataraboneka byo kwiziza isabukuru ye y'amavuko y'imyaka 40, agatumira ibyamamare bitandukanye birimo Diamond Platnumz ndetse n'uwitwa Davido. Uyu mukire wo mu gihugu cya Ghana konti ze zose zamaze kuba zifunzwe muri banki nyuma yuko bigaragara ko ashobora kuba hari amanyanga akurikiranweho. Uyu mukire rero muri iki cyumweru ubwo yakoreshaga umunsi mukuru w'akataraboneka w'isabukuru ye y'amavuko, yaje kuwusoza mu marira menshi cyane muri iki cyumweru kubera ko kugeza kuri ubu banki zamaze kuba zifunga konti ze mu gihe akirimo arakurikiranwa. Si muri Afrika gusa imihanda iba yanyereye, no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imihanda yanyereye. Imbuga zose nkoranyambaga zaje gutungurwa. Ese byagenze bite kugira ngo umwana w'umukobwa w'imyaka 10 aze gushyingiranwa na mugenzi we bangana mbere yuko yitaba Imana? Uyu mwana w'umukobwa w'imyaka 10 bamwita Emma Edwards yaje gukora ubukwe n'umukunzi we wo mu bwana Daniel Marshall Christopher William Jr. abangana mu birori
ibirori byuje urukundo byakozwe mbere y'iminsi ibiri ngo uwo mwana w'umukobwa yitaba Imana azize kanseri yo mu maraso yitwa leukemia. Uyu mwana w'umukobwa ukomoka muri Walnut Cove muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byamenyekanye ko arwaye iyi ndwara ya leukemia muri Mata 2022 nyuma y'amezi avurwa muri Kamena muri 2023. Abaganga babwiye umuryango we ko uburwayi bwe bukomeje kuba bubi ndetse ko asigaranye iminsi mike yo kubaho. Ikinyamakuru The Mirror cyaje kuba gitangaza ko icyifuzo gikomeye cya Emma Edward cyari gukora ubukwe na Daniel Marshall Christopher William Jr. bari bamaze imyaka 2 bari inshuti ndetse banakundana. Imiryango y'aba bana bombi bari bafite imyaka 10 ndetse n'abaturanyi bahise bafatanya gutegura ibi birori muri iminsi 2 gusa ibura. Ubukwe bw'aba bana bubaye tariki 29 Kamena muri 2023 mu busitani bw'inzu ya nyirakuru we Emma, bwitabirwa n'abashyitsi basaga 100 barimo abarimu, abaganga n'inshuti z'umuryango ndetse n'abasabira umugisha mu buryo bwa Kristo. Emma yitabye Imana nyuma y'iminsi 2 ubwo bukwe bubaye, asiga inkuru imusozi nk'umwana wagaragaje urukundo rukomeye cyane, gukomera no kwihangana. Inkuru yakoze ku mitima benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'impamvu natwe uyu munsi hano kuri Drone Boy Official iyi nkuru twaje kuba tuyigarukaho. Reka dukomereze kandi amakuru yacu, turacyari ku mugabane w'Uburayi. Reka ya makuru tuyakomereze muri Korea y'Epfo. Ese wari uzi ko prison yitwa cyangwa se gereza yitwa Inside Me, iyi ni imwe muri gereza ziherereye mu mujyi wa Hongchué, ikaba ari gereza yashyiriweho abantu bashaka kuyifungirwamo ku bushake ngo bimare icyitwa stress. Iyi ni gereza ushobora gufungirwamo ku bushake bwawe kandi ukazajya wishyura, aho bishyura amajoro kuri buri joro byibuza bishyura amadolari 120 n'ibihumbi bisaga 170 by'amanyarwanda kuri buri joro. Iyi ni gereza rero ushobora gufungirwamo nta cyaha ufite, ahubwo kubera ko gusa ufite stress zikurembeje cyangwa se wumva utameze neza kubera ibibazo bya stress. Iyi rero ni imwe muri gereza yo muri Korea y'Epfo yitwa Inside Me. Iyi ni imwe muri gereza rero zagufasha, iherereye mu mujyi wa Hongchué, ukabasha kwivura stress. Nawe dukurikiranye, niba ufite stress ushobora kujya gufungirwa muri gereza kugira ngo wimare stress, ariko ukazajya wishyura byibuza amadolari 120 buri joro. Asaho gusa rero imihanda irimo iranyerera kuko tugikomereje hano muri Aziya mu gihugu cy'Ubuyapani. Mu gihugu cy'Ubuyapani hari inkuru yasarije abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse binababaza benshi cyane kuri iyi mihanda. Urukiko rwa Shizuoka mu gihugu cy'Ubuyapani rwategetse leta kwishyura miliyoni 144 z'amadolari y'Amerika, ubwo nasaga miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni nyuma yuko uyu musaza wamaze imyaka 48 afungiwe ibyaha atakoze. Uyu musaza w'imyaka 89 y'amavuko witwa Iwao Hakamada yashinjwaga kwica abantu 4 mu mwaka w'1966 ndetse anafungirwa n'ubujura, akatirwa igihano cyo gupfa ariko n'icyahita gishyirwa mu bikorwa. Mushiki we w'imyaka 92 witwa Hideko ndetse n'inshuti ze bamukoreye ubuvugizi basobanura ko atigeze yica abantu. Mu mwaka wa 2014 yafunguwe by'agateganyo kugira ngo urubanza rwe rusubirwemo, ariko nyuma yo gusuzuma ibimenyetso bishya muri Nzeri 2024 abacamanza b'uru rukiko banzuye ko Hakamada ari umwere, bagaragaza ko yari yaremeye ibyaha bitewe n'ibikorwa bya kinyamaswa yakorewe na polisi ubwo bamukoragaho iperereza. Abacamanza kandi basobanuye ko habonetse ikimenyetso cy'umwenda wasizwe amaraso mu rwego rwo kugereka ibyaha kuri Hakamada wahoze ari umutera makofe. Buri munsi uyu musaza yafunzwe wabariwe amadolari 85 w'amafaranga
mafaranga yari kuzajya yinjiza iyo ataba afunzwe. Hakozwe igiteranyo bigaragara ko leta imugomba miliyoni 144 z'amadolari y'Amerika. Aha rero ni mu gihugu cy'Ubuyapani. Iyi ngiyi akaba ari nayo nkuru adusorejeho amakuru yacu y'imihanda yo kuri uyu munsi. Wowe utarakora subscribe, turakibutsa gukora subscribe, like ndetse na share kugira ngo ujye ubasha kugenda ubana natwe mu makuru ya buri munsi. Njye nari Drone Boy, naho iyi ni Drone Boy Official. Reka tuzahure mu makuru y'ubutaha. Ciao ciao.